komeza ugire impagarike n'ubugingo wowe nshuti y'iyicano umutako TV show turagukunda cyane kandi wowe utarakanda subscribe yikande kuko iki nicyo gihe cyo kwikanda kugira ngo umenye byinshi bitandukanye bibera ku isi yacu dutuye. Nshuti rero komeza ugubwe neza ndetse wibuka no gukaraba mu ntoki n'isabune ndetse n'amazi meza kugira ngo wirinde icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi yacu muri rusange. Uyu munsi rero tugufitiye ibintu byinshi bitandukanye nk'uko tugiye kubikubwira bikurikiranye. Uyu munsi turahera ku nkuru ivuga iti reba ibintu bisekeje abakobwa bakora iyo bakimara gutandukana n'abakunzi babo bakundaga cyane. Nshuti rero iki kiganiro nikize kugucika kuko uraza gutungurwa na byinshi cyane utari usanzwe uzi ku bakobwa nk'aba ngaba, ibintu bakora bisekeje cyane iyo bakimara gutandukana n'abakunzi babo bakundaga cyane bihebuje. Gutandukana n'umuntu wakundaga by'ukuri ni kimwe mu bintu biremereye umuntu ashobora guhura nabyo, nyamara abakobwa boroha imitima kurusha abasore. Niyo mpamvu umukobwa iyo ababajwe n'umusore bagatandukana ari nawe ubabara bikomeye, bigatuma akora ibintu umuntu yavuga ko bisekeje mu gihe atari yabyakira. Nubwo benshi bagerageza kubihisha, abakobwa benshi usanga iyo batandukanye n'umuntu wabakundaga by'ukuri bahinduka cyane, yaba mu mibereho yabo, imivugire n'ibindi bitandukanye. Ugasanga ntabwo ari bo ubwabo bitewe n'uko ubuzima bwababeraga bwiza buhindutse mu buryo butunguranye, bakumva nta byishimo bizakurikiraho nyuma yaho. Rero tugiye kwereka bimwe mu bintu bisekeje cyangwa bitangaje abakobwa bakora iyo bakimara gutandukana n'abakunzi babo bakundaga cyane. Icya mbere, gusiba nimero ya telefone y'uwo bakundanaga. Iki ni kimwe mu bintu bikorwa n'abakobwa benshi iyo batari babasha kwakira igikomere cyo gutandukana n'umuntu ubahemukiye bamukundaga cyane. Nyamara akenshi usanga izo nimero aba asiba muri telefone ye azize mu mutwe, cyangwa afite ubundi buryo bworoshye adashobora kuzitakaza. Byanagera igihe bikanamunanira akaba yahamagara wa muntu yasibiye nimero. Icya kabiri, kumva yarabaye inzobere mu by'urukundo. Umukobwa ukimara gutandukana n'umusore yakundaga cyane ahita yumva ibijyanye n'urukundo byose abisobanukiwe, ku buryo yanagiramo impamyabumenyi y'ikirenga, ndetse icyiciro waba urimo cyose akaba yumva yabasha kuguha inama zikwiye ku bijyanye n'urukundo, kuko aba yumva byose yarabinyuzemo. Ikindi cya gatatu gisekeje abakobwa bakunda gukora iyo bagitandukana n'abasore bakundaga cyane, kongera gukunda Imana cyane. Umukobwa umaze kubabazwa mu rukundo akenshi hari igihe yongera kumva ko akeneye kwiyegereza Imana, ndetse n'umwe utari usanzwe asenga ahita atangira kwiyegereza Imana kugira ngo imushumbushe undi musore ufite urukundo nyarwo. Nyamara iyo amaze kubona undi musore amufatisha ibyo gusenga arongera akabishyira ku ruhande. Ikindi cya kane, utugambo tugaragaza gukomera mu mutima. Akenshi ibi bigaragarira ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga umukobwa ibintu ashyira ku mbuga ze bigaragaza ko ari umunyembaraga, adakeneye umugabo cyangwa umusore kugira ngo yibonemo imbaraga. Mbese ibintu bigaragaza ko ari umuntu ufite umutima ukomeye. Nyamara ugasanga ahubwo muri icyo gihe nibwo umutima woroshye cyane, ndetse anifuza kuba yaba ari kumwe n'uwo batandukanye. Ikindi cya gatanu mu bintu bisekeje umukobwa akora igihe agitandukana n'uwo yakundaga cyane, bumva cyane indirimbo zituje. Hari indirimbo zivuga ku rukundo ariko zivuga guhemukirana n'ibindi bibabaje, akenshi zikunze kuba zigenda gahoro. Izi ndirimbo zihinduka umusego kuri bamwe mu bakobwa iyo bakimara gutandukana n'umusore. Uturirimbo nka Someone Like You ya Dore tuzana amarira namwe yibera mu ndiba y'umutima akameneka. Ikindi kintu rero twakurikizaho cya gatandatu, kubwira mu buryo butaziguye uwo bakundanaga ku mbuga nkoranyambaga. Hari bamwe batandukana n'abakunzi babo ugasanga banditse amagambo akenshi adashobora gusigurwa na buri rimwe wese uretse uwo babiziranyeho, cyane cyane uwo bakundanaga wamubabaje. Ibi hari n'igihe ntacyo bitanga, kuko hari n'igihe uwo muntu aba atabyitayeho, ahubwo abandi bitareba ugasanga nibo basaba nyir'ukubishyira ku mbuga nkoranyambaga ibisobanuro. Ikindi cya karindwi gitangaje abakobwa bakora iyo bakimara gutandukana n'abasore bakundaga cyane, iyo
Icya karindwi ni gutangira gusohoka kenshi. Iyo umukobwa afite umukunzi akenshi aba yumva yasohokana nawe bari kumwe. Umukobwa umaze gutandukana n'umusore yakundaga usanga yishyira noneho kwirekura no gusohoka aho abonye hose, kabone n'ubwo yaba atabiteganyije. Hari n'ababa bumva ari bwo buryo bwiza bwo kugerageza kongera kubona umukunzi. Ikindi cya munani gisekeje abakobwa bakora iyo bakimara gutandukana n'abasore bakundanaga nabo cyane. Icya munani, yihutira kujya mu rukundo rushya. Bamwe mu bakobwa bakoresha ubu buryo ngo biyibagize umuntu bakundaga cyane, bakaba babijyamo bataniteguye. Rero murabyumva nshuti, rero byinshi cyane abakobwa bakora bitangaje iyo bakimara gutandukana n'abakunzi babo. Ciao ciao, komeza ugubwe neza ndetse ugire n'ibihe byiza.